yarayoboye igihugu kimwe, hanyuma mu kuyobora igihugu kimwe aza kugira uburwayi bumutunguye, ngafatwa n'ikintu cyitwa kanseri y'ubwonko cyangwa se ikibyimba cy'ubwonko, ngo bagire ngo bamugeze kwa muganga, ngo abaganga bamupimye basanga yararengeranyije, arabura iminsi 3 ngapfe. Bose nyine inzego zose z'umutekano zisa nkaho zikanyaka zikomeye, arazitumiza baricara, aravuga ngo igitumye mbahamagaye ari ibintu 3 nshaka kubabwira. Baramubwira ati tuguteze yombi. Aravuga ati namenye ko ngiye gupfa, ariko ndagira ngo nsige mbabwiye ibintu muzakora. Ngiye ariko umuperezida abwira abayobozi, aravuga ngo ngiye gupfa, ariko nubwo ngiye gupfa ndagira ngo amafaranga nakoreye ndi ku butegetsi yose abantu baryamiye umwana, ariko aba bantu baryamiye umwana bakeneye uw'abandi. Ngamaze kumuryamira ngafata wa mwana wiwe wapfuye ngajya gukora change ni wa mugenzi we. Ngamaze gutwara wa mugenzi we ngamusigira upfuye, ago ndibijemo cyane kuko tugiye gusoza. Amusigiye upfuye, Bibiri yivuze ngo iki? Biravuze ngo nuko Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane, muhumure. Abari hirya no hino, abababaye, abarwaye, abashavuye, buri muntu wese na situation yahagazemo, namubwira ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Twizeye neza ko nyuma y'ibigeragezo, nyuma y'uburwayi, nyuma ibibazo bigiye bitandukanye tuzabona Imana, kandi nitubona Imana tuzayibona yose. Ntabwo tuzayibona igice cyangwa ngo tuyibone igisata, ahubwo tuzayibona yose. Niyo mpamvu tugira gutya tugafata umwanya wo kuza ahangaha tukajya kuri kamera kugira ngo twongere kandi tuganire iby'Imana. Twongeye kubana na Profete Emmanuel, umwite umuhanuzi Emmanuel cyangwa se umwite Profete Emmanuel, byose nta kibazo. Uraho neza mukozi w'Imana? Uraho mwene data. Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi tubonanye ari ku cyumweru, uvuye mu materaniro, uvuye kubwiriza, ariko uravuga uti nubwo mvuye kubwiriza ariko reka nyure no kuri Imana Irahari TV mbahereza ubutumwa Imana yampaye. Ariko mbere yuko tuza gusatira icyo gice, reka ngusabe kugira ngo usuhuza abakunzi bacu, wongere ubibwire kuko ninjye wakuvuze, nurangiza usenge Imana. Karibu. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, burengerazuba, amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu. Amazina ni Emmanuel Hashakimana, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Murakoze. Urakoze cyane Hashakimana. Kuko tutagiye dukora ibiganiro birebire, reka ngusabe kugira ngo uhita usenge Imana ubundi. Imana nziza, Imana ikomeye, idahamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Turagushimye, turaguhimbaje. Uyu munsi nanone wongeye kuduhereza, izina ryanjye rihabwa icyubahiro. Data tugiye before dry, data nyiringabo Imana twicaye imbere yawe, ngwino bane natwe n'abari twebwe ahubwo tuyoborwe nawe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, tukubere mikoro wirangurure mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Amakuru y'imeze? Amakuru ni meza, turashima Imana. Urambaye neza, urakeye. Nibyo. Usa neza. Urakoze, Imana igumugisha, ariko nawe usa neza. Imana iba yabyemeye. Imana iba yabyemeye. Ibintu byose biri mu biganza by'Imana. Kuko ngiyewe buri ikintu mpamyaho, aho kugira ngo mbeho iminsi 2 nabaho umunsi umwe. Aho kugira ngo ubeho iminsi 2 wabaho umunsi umwe. Kubera ko uyu munsi niwe wanjye, ejo ntago mazi. Yego. Ya minsi 2 rero hari gihe nshobora kuyibamo ugasanga imbujije ijuru, ariko uyu munsi ni nkumenya ko ari uwanjye ndakiranuka. Ko bavuga ko abanyamasengesho cyangwa se abanyamasezerano batajya babaho mu bwihebe, ariko nkaho numva wowe ubayeho wihebye. Oya, ntago ngewe mvuze ngo ngewe nyine niko mbyumva. Nose ubwo bagutishemo kubaho iminsi 2 no kubaho umunsi umwe wahitamo iki? Nahitamo nababwira ko nshaka kubaho muri Kristo Yesu.
oya njye nanjye ndakubajije nsubiza. njyewe ntabwo nabasubiza kimwe muri ibyo kuko urumva naba niciriye urubanza kandi umucamanza ni umwe, ni Kristo. ubwo rero njyewe nshaka kubaho muri Kristo Yesu, ntabwo nshaka kubaho kwanjye cyangwa ukundi muntu cyangwa ukundi ashaka. Okay, buri muntu nyine abyumva uko bitandukanye. Nari mvuze ngo bibaye ngombwa yuko Imana iguhitishamo. Reka nakwibanira nayo uwo munsi umwe ta none nakwibanira nayo uwo munsi umwe byaba bibaye. Emmanuel Preza, uyu munsi noneho uje ufite morale. atari muri twe natwe turi muri we. Twabuza gute kugira morale se? Hari umuhungu waririmbye neza aravuga ngo ikibitubwira ni imirimo igenda ikora rwose, ngo icyo koza abayivuga nabi bayibeshyera bababwire, mubagira inama barekera aho ngaho babe bitonze, barekera aho ngaho, barekera aho rwose. muri byavuze ngo ngewe na Yesu dufitanye amateka, n'ukuri nanjye njye na Yesu dufitanye amateka. Manuel wahashize, Manuel wiwawa, Manuel wo muri Mayibobo, mana yanjye, Manuel w'umujura kwa mwene Miyeri, Manuel w'umunywanzoga w'umunyatabi. Uyu munsi ntago ari Manuel turi kumwe. Hari umwana werutse kurimba aravuga ngo aho narinuye ntago ariho gituye, Yesu yaranyimuye ntago ariho nyituye. Nanjye Yesu yaranyimuye, nkubwire nawe ufite amarira. Dawidi yaranditse 36 aravuga ngo kura kujya kubasha kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Buzacya n'ukuri. Haleluya. Ega burya ahaterera abari n'ahamanuka. Umuntu ntaguseka kuko urahaterera. Hari igihe kizagera ugasanga nawe yageze ahaterera, wageze ahamanuka hakoroye. Ibyo bintu turabyizera cyane kandi turabyemera kuko tukigera i Kigali, kera abantu bajyaga bavuga ngo Kigali ngibamo ngo umucuruzi, ngo ikabamwo wasenze, ngo ikabamo uwize. Hoya baheraga ku mucuruzi bagakurikizaho uwize, uwasenze akaza bwa gatatu. Akose koko buriya uwasenze, kuko urumva baba bashaka kumvikanisha ko Kigali irimo ubuzima yenda bukomeretse ko ubungubu Kigali imeze neza cyane. Kigali imeze neza, uzi ko hari abantu benshi bajya bahura n'ibibazo, leta ikabishyurira amazu ikabagaburira. Wahuye n'ikibazo ubu nta kibazo rwose, kuko leta ni umubyeyi, leta yakira nagufasha. Cyera rero bashaka kumvikanisha ko Kigali ari ikintu gikaze cyane, none bagahita bavuga bati izaba Kigali bamo umucuruzi, uwize, uwasenze akaza ku mwanya wa gatatu. Ariko se buri wasenze aza ku mwanya wa gatatu? Uwasenze aza ku mwanya wa mbere. Ubundi njyewe icyo mpamya ni Kigali. Kigali irimo abantu babiri. Njyewe ko niyemerera muri njye. Kigali iruhande rumwe, Kigali irimo abantu babiri. Ndavuga kuri kote ebyiri. Ubwo tuziteranyije nene. Kigali irimo umukire n'umukene, Kigali irimo umukiranutsi n'umunyabyaha. Ese buriya abantu bajya basobanukirwa ibyo bintu uvuze buriya ra? Abantu bakwiye kubisobanukirwa, bisobanuye ko ahantu hari hose hari balance. Buriya twabyita balance se? Yego. Hari balance, ntabwo ari ukuvuga ngo hari abantu ngo bameze gutya gusa, oya, ahubwo ni wiyubaha, ukiyubahisha, ukiyegereza Kristo no mu rupfu. Yabwiye Marita ijambo Mariya, no mu rupfu muzamanuka nayo. Yaravuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azazuka, azongera azuka cyane. Reka rero tukwakire utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho. Imana ibamugisha, twihuse kadusoma ijambo ry'Imana riboneke mu bami ba mbere ibice bya 3. Uradusomera ku murongo waho 22 dusimbuke tujye 26. Imana idumugisha. Abami ba mbere 23 ibice 3 umurongo wa 22 tujye 26. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima niwe wanjye, uwapfuye niwe wawe. Uwa mbere ati, oya, uwapfuye niwe wawe, umuzima niwe wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Imana iguha umugisha.
mwakire neza ijambo ry'Imana. hari ahandi wari uvuze ndi busome 26. nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani umuzima mumwihere mumureke mumwihere umuzima mumwihere wimwica nubwo bimeze bite. Ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri mubure nawe umubure. Imana ishimwe. Imana dutabare. Imana ibamera umugisha. Iri jambo rifite umutwe uvuga ngo igihe kirageze nyina w'umwana wanyawe agatwara umwana muzima, uw'umupfu nawe agatwara umwana w'umupfu. Igihe kirageze umubyeyi agasubirana umwana we muzima, umubyeyi nyamubyeyi, ariko uw'umupfu nawe agasubirana umupfu we. Bibiliya iki ni igitabo cya Salomo. Uyu ni Salomo mwene Dawidi. Uyu ni umwana muto wavutse mu buryo butumvikana, mu buryo bunyuranyijwe, ariko turashima Imana ko itaturebera muri kavukire, ahubwo icyo ireba ikizatugira cyo. Uyu Dawidi cyari igihe gikomeye, yafashe Mukahuriya babyarana umwana wa mbere ngo yarapfuye. Dawidi akora ikosa yica Huriya kugira ngo azungure umugore we. Ibyo abigeraho nibwo Imana yahagurutsaga umuhanuzi bita Natani. Natani ahanura ibya Dawidi. Dawidi ajya kwicuza muri Zaburi ya 51, ubwo avuga ngo ba data na mama batubyariye mu byaha. Nibwo Imana yongeye guhagurutsa Natani, aramubwira ngo ntago inzu Imana irakubabariye, ariko ntago inzu uzayubakira Imana y'umurage, ahubwo izubakwa n'umuhungu wawe. Uyu muhungu ni Salomo wavutse. Hanyuma uyu Salomo Imana ikimara kuvuga yuko ari uzaba umwami, bivuze ngo abana b'umugore mukuru wa Dawidi bazanye impamvu. Iteka n'iteka isezerano rirageragezwa, kandi ibikubaho burya njya nkunda kubivuga, ni ikiraro kigusatiriza ku cy'Imana yakuvuzeho. Isomye muri Yesaya 60 haravuze ngo byukura bagiranye umukobwa wa Siyoni. Hari abantu uyu mwaka Imana ishaka kurabagirana. Hari abantu Imana ishaka ko barabagirana, umucyo w'Imana ugiye kumanukira. Amen. Biravuze ngo nuko uyu umwana mukuru wa Dawidi bitaga Adoniya abyumvishe, azana impamvu, akoranya abaturage, abengera ibyo kunywa, ababagira imasa, aravuga ngo mugende munyamamaza ko ari njye mwami. Hanyuma ngo nicyo gihe Dawidi yarageze mu zabukuru, yari yarahumye mu by'ukuri. Hanyuma Natani abyumvishe abwira Batisheba, muka Batisheba, aramubwira ngo dore Satani yaririye umugambi w'umwana wawe, kandi Imana ishaka yuko uyu mwana wawe ari we uzaba umwami. Cyari igihe abaturage bagendaga bavuga ngo arakabaho umwami Adoniya. Ngo umugore ngagire ngo abyumve, yirukanka agiye kureba umugabo we, aramubaza ngo mbese mwami, ko ndi kubona abadayimoni bahuguye umuhungu we mukuru, ninde uzagusimbura? Umwami iti ni umuhungu wawe Salomo. Nibwo bahise bafata Salomo bamujyana kumwimikisha amavuta ku musozi bita Hidiyoni. Mu mateka Salomo na se Dawidi nibo bantu babaye abami hakiriho umwami. Salomo niwe muntu wabaye umwami Dawidi n'ubundi akiri ku ngoma. Kubera iki? Kubera urusaku, kubera induru. Ndagira ngo nkubwire ngo
urusaku rw'abakuvuga, urusaku rw'abakurwanya, intambara uri gucamo, ibyo wumva mu matwi yawe ni ifirimbi iguhamagariza Imana kuza kugukura mu kibazo. Kuko urumva Adoniya yari yamamaje, biteye Imana kuza kwimika Dawidi. Umva ubuhanuzi ukuntu buvuze, buravuze ngo Hamani atarabaza igiti ngo agishinge ku marembo, ngo agishingire Morodekayi, ntabwo Morodekayi yari gutabarwa. Gatatu, Hana atarashinyagurira, nako Penina atarashinyagurira Hana yari ibona igitangaza cya Samweli. Bivuze ngo rero urusaku wumva mu matwi ni ifirimbi iguhamagariza Imana kuza kugukura mu kibazo. Aho ngendereye ngo bamare kumushyira Idiyoni, ngo uyu mwana mutoya arababwira ngo nge sindi bumanukane namwe, ahubwo njyewe ndasigara hano. Ngo nukahita ajya hejuru ku kanungu k'umusozi ajya kurera asenga Imana. Hari ibintu bitatu byari bijyanye Salomo ku musozi. Ikintu cya mbere yarabaye umwami ari umwana muto. Icya kabiri yari agiye kuyobora abanyabwenge. Icya gatatu n'uburyo Imana yari imuhaye agaciro, ari umwana wavutse mu buryo butemewe, hari abavutse mu buryo bw'isezerano. Ibyo bituma Salomo azamuka ajya gushima Imana. Nibwo yasenze Imana, ngo nuko afatwa n'agatotsi, Imana iramusanga. Salomo asaba ikintu gikomeye, abwira Imana ngo bo ngiye kujya imbere bahuye n'ingoma nyinshi cyane, singusabye ubutunzi, yihera ubwenge. Hanyuma Imana iravuga ngo nsabye ikintu gikomeye, unsabye ikintu gikomeye, n'ibyo utansabye njyewe nzabiguha, kandi mu bakubanjije n'abazagukurikira ntibazigera bagira ubwenge nk'ubwawe. Ibyo iyo mbivuze ita nibuka undi mugabo nawe wari umunyabwenge, ariko uyu mugabo nubwo yari umunyabwenge ngo yari umuntu ukomeye cyane, ko uyu mugabo yari umuperezida, yarayoboye igihugu kimwe. Hanyuma mu kuyobora igihugu kimwe aza kugira uburwayi bumutunguye, ngo afatwa n'ikintu cyitwa kanseri y'ubwonko cyangwa se ikibyimba cy'ubwonko. Ngo bagire ngo bamugeze kwa muganga, ngo abaganga bamupimye basanga yararengeranyije, arabura iminsi 3 ngo apfe. Baramubwira ngo rero harabura iminsi 3 ngo upfe. Dore ikintu uyu munyabwenge yakoze cyangwa se uyu muperezida yakoze, ngo yese akoranye inama y'igitaraganya. Maze gukoranya inama y'igitaraganya, ngatumizaho abaminisitiri, abakoloneli, abajepe, bose nyine inzego zose z'umutekano zisa nkaho zikanyaka zikomeye. Arazitumiza, baricara. Aravuga ngo igitumye mbahamagaye ari ibintu bitatu nshaka kubabwira. Baramubwira ati tuguteze yombi. Aravuga ati namenye ko ngiye gupfa, ariko ndagira ngo nsige mbabwiye ibintu muzakora. Ngiye gupfa. Ariko umuperezida abwira abayobozi, aravuga ngo ngiye gupfa, ariko nubwo ngiye gupfa ndagira ngo amafaranga nakoreye ndi ku butegetsi yose muzayanyanyagize guturuka ku marembo y'iwanjye kugera ku gituro cyanjye. Avuga ijambo rikomeye rya kabiri, arabwira ngo icya kabiri, ndagira ngo imva yanjye ubwo muzamuyiteruye mugiye kunshyingura ntizaterwe n'abantu batize, izaterwe n'abantu bize bonyine. Gatatu, aravuga ngo kandi muzagerageze mu buryo nimujya gukoresha imva yanjye, muzagerageze uburyo muzayikoresha, mwanshyiramo amaboko najyemo imbere, amaboko ajye hanze, abantu bayabona. Baramubaza ati kuki tubwiye ibintu bikomeye cyane bishashe gusobanura iki? Urumva bagize ikibazo, kandi nawe wakibaza kuki aya magambo yababwiye. Aravuga ngo igitumye mbibabwiye, ndagira ngo ngaragarize abantu bazaba baje ku rupfu rwanjye kunshyingura, yuko urupfu rwahageze amafaranga nta kintu yagira gute yakora. Kabiri, igitumye ngo imva yanjye mbabwiye ngo izaturwe n'abantu bize, ndagira ngo ngaragarize abantu yuko urupfu rwaje amashuri nta kintu yakora ku rupfu, nta na kimwe. Gatatu, aravuga ngo igitumye mvuze ngo imva yanjye muzayibaze amaboko ajye hanze, ndagira ngo ngaragarize abantu bazagera ku gituro cyane yuko njyewe nza ku isi ubwanjye nta kintu naje mfite, noneho nsubiye no mu nda y'isi nta kintu ngize gute, ntacyo njyanye. Bivuze ngo nta muntu nshaka yuko nzabera urubanza. Twikomereze.
uyu ni umuntu wari umuperezida w'umunyabwenge. Imana ihaye ubwenge Salomo ngo ave ku musozi ngo agere mu rugo kuko yari umwami, ngo nicyo gihe hari abagore babiri ba maraya bose ngo babaga mu nzu imwe, ariko ngo baza kubyarira igihe kisa nkaho ari kimwe. Hanyuma ngo bamaze kubyara ngo bigeze mu gicuku cya nijoro ngo umwe aryamira uwe. Amaze kumuryamira, dufite abantu baryamiye umwana, ariko aba bantu baryamiye umwana bakeneye uw'abandi. Ngamaze kumuryamira ngo afata wa mwana wiwe wapfuye ngo ajya gukora change n'uwa mugenzi we. Ngamaze gutwara uwa mugenzi we ngo amusigira upfuye. Ago ndibijyemo cyane kuko tugiye gusoza. Amusigiye upfuye, Bibiliya ivuze ngo iki? Biravuze ngo nuko nyina w'umwana mu gitondo abyutse asanga ari kumwe n'umwana apfuye, ariko yitegereje mu mboni z'umwana abona umwana asuwe. Ndagira ngo nkubwire ngo umubyeyi asa umwana we. Rega n'umupfu nubwo abizi ko ari umupfu, ariko arabizi ko afite umwana apfuye. Hanyuma ngo yitegereje mugenzi we abona umwana afite n'uwe. Umva ubuhanuzi, nababwiye ngo igihe kirageze umubyeyi nyir'umubyeyi agasubirana umwana we, nyir'umupfu nawe agasubirana umupfu, ngo bagire ngo abibone. Niko guhita atanga ikirego ku mwami Salomo. Icyo gihe Salomo yari avuye ku musozi gusaba Imana ubwenge, nirwo rubanza rwa mbere Salomo yaraciye. Salomo avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo none wa munzanira inkota. Ubwo yarwakiriye hari ibyo najyamo, munzanira inkota numvisha urubanza rwabo, njye uyu mwana mukate mucemo ibipande bibiri mubahereze mugende mu bigabane, kuko mwese mwamukomeyeho. Ariko nyina w'umwana kubera ko afite imbabazi, afite urukundo. Imana yacu ifite urukundo, Imana yacu ifite imbabazi, Imana yacu iratuza, Imana yacu yiteguye kukugirira neza, Imana yacu yiteguye kuguha imbabazi. Aravuga ngo nyina w'umwana aravuga ngo nukuri mumurekabeho, mumurekere njye mubona byibura agenda, ariko byitwa kareho. Ariko uw'umupfu, nyina w'umwana w'umupfu aravuga ngo nimumwice twese tumuhombe. Ngako kanya Salomo avuga ijambo rikomeye, avuga ngo uyu mwana nimumufate mumuhereze uriya mubyeyi kuko ari we nyina w'umwana. Igihe kirageze nyina w'umwana agafata umwana we, agahabwa umwana we, agahabwa agaciro ke. Igihe kirageze ngo uw'umupfu, mwarabibwiwe muvunira ibiti mu matwi mwanze kumva. Igihe kirageze kugira ngo umupfu nawe agumane umwana we. Nta mpamvu yo kujya gushaka umwana muzima atari uwe, ahubwo agomba kugumana umupfu we kuko nuwe. Uw'umuzima nawe agafata umwana we agasubirana umwana we. Muzi ubwenge rero mwasenga, kuko ubuzima budasenga nta shusho baba bufite, nta rwego wageraho utakenera Imana. Yakobo yaranditse igice cya mbere 12 avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kugeragezwa azemerwa akambika ikamba ry'ubugingo. Abantu mube maso rero, barabwira gusenga. Yesu nimba atinze ntaga urupfu rutenze. Niryo jambo narifite, mwakire neza ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, turishimiye Imana, utubwiye ibintu bikomeye kandi biri mu ubwenge bwinshi. Uyu munsi wa none waje mu yindi njyana cyangwa mu wundi mujyo, ndagira ngo biraza kumvwa n'abanyabwenge cyane. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone. Nomero ni 07836220 078 078 Karibu n'isengesho. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana y'imirimo, Imana butware, turagushye turaguhimbaje kwabanye natwe. Ariko turakwinginze gabanya barimbuka, wongera umubakizwa kandi urengere intore zawe zizaze gutakambira ku manywa na nijoro, wongera utanga ububyutse. Ijambo riravuze ngo naka jambo riratubwiye ngo igihe kirageze ngo umubyeyi afata umwana we muzima, kandi n'umupfu nawe afata umupfu. Nyemera Nyiringabo Imana, naga ikirayi iyo kiri mu ikirayi kiboze iyo kiri mu bindi birayi bizima n'ibindi birabora. Nyemerera Data usutse ububyutse, umanure Mwuka Wera mwinshi uganze, kuko Mwuka Wera niwe uzatwemeza. Urakoze Yesu, kubyumvisha ni mu izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane wewe wabanye natwe. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment. Ahasigaye tuye dukomeza kubana muri ubu butumwa bwiza. Profete Emmanuel, reka tugushimire. Murakoze.
yego nawe wari udukurikiye, Imana iguhe umugisha. Shalom.